afata inoti ya 500 ayiha umwana amubwira ngo maze mama agenda guhahire mu mafaranga 500. Muri uwo mwanya Joe numvise amajwi abiri. Imana ni nziza. Numvise amajwi abiri. Ijwi imwe ryambwiye ati ko ntacyo ufite cyo guha uyu mwana. Wamumusigiye ukiruka ukigendera ukajya kwirwana wenyine muri iriya nziva. Numviye irishuka. Namucunze igihe ari gusomagura umwana yaramukumbuye kuko none agakamu 500 nta cyari bumfashe mu bibazo mfite. Narirutse niruka nzamuka. Ahindukiye asanze umwana nagiye mumusigiye nawe amutereka hasi yiruka amanuka. Amutereka mu muhanda. Amutereka mu muhanda. Yarafite imyaka ingahe? Umwana yaragize umwaka n'amezi 3 ntago nzabyibagira. Yesu we. Mwana ararira hazamuka inkera gutabara ngiye nkajya ncungira hafi ngo ndeka agaruka mbona yarenze. Nkera gutabara igeze mutabire. Yarerutse. Ntiyakwirutse. Ntiyanareba inyuma yirutse ahunga nawe. Ese narigiraga ngo yakwirutse. Wapi? Nukuvuga ngo nubu ntabwo muri kumwe. Ntabwo turi kumwe. Ubwo sugereranyije we na nk'inshuro yagutaye. Umuntu ashobora kubyibaza. Turi mu buhamya. Ni nka zingahe yagutaye umubabarira. Maze kumubabarira. Ubu hari ijambo yambwiye ubwo aheruka kugenda rikomeretsa umutima wanjye. Yarambwiye ngo nubwo uri umukozi w'Imana wibuka kuri indaya yanjye. Wibuka ko nta sezerano mfitanye nawe. Nanjye nsubira inyuma mwibutsa ibyo twanyuzemo nuko namwihangane n'ubuzima twabayemo. Anyita pasiteri agateranya mu baturanyi duturanye ati uyu mugore nuko asenga mba naramwishe. Timba naramwishe. Akuze zikize. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira. Munyemere ntangire mbahereza ikaze kw'Iyobokamana TV aho muherereye hose, abari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, no mu mujyi wa Kigali aho ni mu gihugu cy'u Rwanda, tukagena mu bindi bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane wa Afrika n'u Rwanda rurimo, tugasuhuza y'abantu badukurikira yaba ibya hafi y'u Rwanda ndetse n'ibya kure. Mwese turabasuhuje cyane. Tukagenda ku mugabane we i Burayi, tukajya muri Amerika, muri Canada, muri Australia ndetse no ku mugabane wa Aziya. Abadukurikira mwese turabasuhuje cyane, tubifuriza amahoro y'Imana. Wowe ureba ikiganiro nk'iki ukaba ubabaye, ukwiye kongera ibihe byo gusenga no kwizera ko Imana itabara abandi n'ukuri nawe izagutabara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo inaho Imana yababaza umuntu ntabwo yamubaza iteka igera ikamugirira ibambe. Humura yatabaye abandi nawe izagutabara. Wowe ukireba uri mu gihe cy'ibisubizo, menya yuko ibihe bihora bisimburana, maze wite kubababaye, utabarane na Yesu, ukora imirimo myiza kugira ngo nugera mu gihe kibi kigoye uzibutse Imana iyo mirimo wakoze muri cya gihe kiza wari urimo. Reka twakire uyu mukozi w'Imana tugiye kuganira. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Amakuru. Turashima Imana. Wawe tuguha ikaze kw'Iyobokamana TV. Murakoze. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro gifite intego yivuga butumwa. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nyirashuti Sandrine. Ndi umubyeyi. Uri umubyeyi. W'abana bangahe? Abana 3. Abagabo? Umugabo n'umwe. Umugabo n'umwe. Okay. Birumvikana rero ni umukristo Sandrine? Yego. Asengera hehe? Gusengera teroro ryanjye rirafunze, nsengera utibata. Ariko ndi gusaba Imana icyerekezo. Cyane ko narerewe muri ADPR. Wakwigarukiye? Karibu ndimo ndaza. Yes, ati narerewe muri ADPR, ati n'ubundi ndabona ibirenge birimo binyerekeza kugaruka. Ariko ngo ADPR igiva mu bantu ngo ariko abantu ntibajya bayivamo. Nako ngo abantu bava muri ADPR ariko ntibavamo. Nukuri. Nawe mu gihe wari waragiye wenda wowe warerewe muri ADPR wabonaga ko wayivuyemo ariko itakuvuyemo? Nta kibazo cyaho ninjye batandukiriye ndirwanirira. Ariko bazanyakira ndabizi n'ababyeyi. Oya turakwakiriye ahubwo.
murakaze. ni ikaze cyane mu bantu bashinzwe kwakira intama nshya Yego. zigarutse. Imana igumugisha. Yes, turi kumwe rero n'umubyeyi Sandrine cyangwa mama, ni mama nde buriya? Mama Rafiki. Mama Rafiki. Mama Rafiki turi kumwe kora iki mu murimo w'Imana, wenda kuba ari kureba kino kiganiro ngo akaba ari byo duheraho wenda. Umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Wow, ni byiza cyane. Baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, irabanza ikamunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko nawe atinyuka kuza gukomeza abandi, nkuko nawe uteye intambwe ukavuga ngo reka inge kuganira n'abakunzi b'umusaraba bakurikirana iyobokamana TV nka chaîne y'ivugabutumwa kugira ngo mbashe kubakomeza. Wanyuze hehe wowe Imana yagukomeje gute? Ubwo turashaka kuduha ubuhamya bwawe, uri muntu cy'ubundi ku bantu bari kukureba, dore ko nubwa mbere tukwakiriye kandi kwitwara neza uyu munsi bishobora gutuma tuguha ikaze yo kujya dukorana ivugabutumwa mu buryo butandukanye ukazanagaruka ibihe byinshi. Urakoze. Mbere yuko nabaha ku buhamya ho gato, reka tubanze dushime Imana. Banzu yishime yo kabyara. Mana data wa twese, amasaha yandagushimye ndaguhimbaje, ndagushimira umwungeri mwiza utayobye intama, ndagushimye Kristo aradutawe n'ujya uduta, ujya udutoraguraho abantu badutaye. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Rero namaze kumenya ko umubyeyi yakwibagirwa umwana yabyaye, ariko we ntiwatwibagirwa. Ndagushimye ko aka kanya keza nka kuduhaye, hari benshi barwaye, hari benshi batabasha kwicara nka twicaye. Habwa icyubahiro gahoro kudushyigikire mwami mwiza, kanya nkeza nk'aka ngaka gwino bane natwe. Urakoze kugiye kudushyigikira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Mana ishimwe. Amen. Ndashima Imana rero, namaze kumenya ko Imana itwigisha itatwanze. Byukuri ntago nagira ubuntu bwo kwiga amashuri, ariko mu by'umwuka mu by'uru rugendo narize kandi ndakiga, kandi umunyeshuri umaze kuba nko muri lisansi ugiye kujya muri PhD cyangwa uracyari muri secondaire? Navuga ko hari aho ngeze. Hari aho ugeze kuko wasoma. Iyo umuntu yize, umunyeshuri yize neza arimuka. Niko bimeze. Rero ndashima Imana yabanye nanjye. Nashatse ndi muto, njya mu rugo mfite imyaka 17. Imana yabanye nanjye. Ngezeyo ntago byangendekeye, ntago byabaye byiza nkuko nabitekerezaga, kuko nge nagiye mu rugo nzi ko ngiye muri paradizo. Numvaga ko byanze bikunze ngiye iwanjye hari ibyo ngiye kuruhuka. Ariko nasanze umugambi w'Imana ahantu hose. Abantu uri kubwira bari hariya kuri kamera. Yego. Ubarebe hariya. Umugambi w'Imana ahantu hose wahagusanga kandi ukiga. Rero mu myaka yanjye 17, iminsi 3 ari maze iminsi 3 mu rugo. Bona umuntu araje, ibikoresho byose arabijyana. Nyuma cyakora umugabo aza kumbwira ko ari umuvandimwe we. Ntangira ishuri. Byose. Yego. Ntangira ishuri. Abijyana he? Byari ibye, biragaragara ko byari ibye babanaga. Yari yabitire ngabona ko yizanira umugore. Biragaragara ko babanaga cyangwa se yari yabitiye. Ariko ikintu nshimira Imana yacu irareba kandi iravuga. Najya gusenga ati ndi Imana itanga amatora. Ndi Imana izagusasira, ndi Imana izakwiyereka. Wese ko nta muntu uzi wanjye biraba bigwiwe n'iki, nkaguruka nkitahira. Ariko nagera mu rugo nabyo bikaba urugamba. Umugabo ntiyashakaga ko njya gusenga. Kambwira ati ibyo bintu wigize by'abarokore simbishaka, ariko kubera ko hari umugambi w'Imana bwaracyaga ngasubirayo. Ndashima Imana rero yabanye nanjye, ikomeza kugenda inyigisha bitandukanye. Naje kumara amezi 6 ntarabona urubyaro, ariko nyuma yaho nza kubyara umwana mwiza w'umuhungu. Ibibazo biratangira. Umwana yaje ari igisubizo, yaje ari nk'igisubizo, ariko siko byagenze. Umwana akimara kuboneka nibwo umugabo yantaye mu nzu. Ana mu nzu y'ubukode mu mujyi wa Kigali, ko nkasenga. Gihe kiragera biba ngombwa ko nyirinzi aza kunsohora. Aransohora nshaka icyo kugurisha mu nzu ngo mbone na tike ndakibura. Ariko Imana yari iri kumwe nanjye.
ndabyibuka hari umunsi nagiye gusenga, umukozi w'Imana arahaguruka avuga ngo abantu baje gusenga bazi ko mu rugo bitameze neza bahaguruke babasengere. Baransengeye, nsubiye mu rugo nsanga hari umuturanyi wiriwe unshaka, arambwira ati warabyaye sinaguhemba, musabiye umugisha ahaherereye. Maze amezi 6 7 gutyo mbyaye. Mu by'ukuri yaramahiye mbona Imana, kuko najyaga numva avuga ngo Imana iragabura, ariko n'icyo gihe nanjye Imana yaranyigaragarije ndabibona, mbona koko ari Imana ikora. Ndashima Imana rero, ntago twatandukaniye aho burundu, ahubwo naje gushaka uburyo ki ngeri wacu. Ntago byanyoroheye rero urugendo rwo kujya iwacu, mu gihe bari bansohoye mu nzu n'umwana, n'umugabo yaragutaye. Umugabo yarantaye. Nageze i Butare njya gucumbika ku rusengero rwa ADEPR rwari ruri hafi aho. Umukozi w'Imana umwe arambwira atanga ntago tubacumbikira abantu, umugabo mfite business aha haruguru, uri kumwe n'umwana nabacumbikira, nari ndi kumwe na murumuna wanjye. Barafunguye baducumbikiramo, bafungira inyuma, avuga turabona sinakwizera ngo ngusige muri business yanjye. Bari nk'imfungwa. Mu gitondo ndashima Imana, baraje baradufungurira, fata inzira subira mu rugo ngi wacu. Urumva ubuzima ni bubi, umwana mu mugongo, wabaga i Kigali. Iwanyu hari ku Gikongoro. Ku Gikongoro. Ngerayo bwari ubuzima bubi, wenda abantu bari kundeba kuri kamera bari kubona ndi umudamu ushimishije cyane ko ntago ngana nkuko nanganaga icyo gihe. Icyo gihe nari mfite ibiro 50, mama umbyara yarambonye agenda akaramwica. Batangira kuvuga, rega burya iyo uri mu ishuri abantu baravuga. Ariko ndashima Imana, icyo gihe hashize namaze amezi 3 ndi iwacu. Umugabo aza guhamagara ati ugomba kuza, akajya ahamagara, nkavuga nti nge ndumva ntagaruka. Ariko najya gusenga Imana atenda kubakiye. Mama ati rero mwana wanjye niko zubakwa, ugomba kugenda ukajya kubaka ugasanga umugabo wawe. Yihuse rero naragarutse, gusa muye nawe yambwiye ijambo rimbabariza umutima. Mugabo twarahuye, urumva mw'ubwo buzima mu kunta hari ibyo nanyuzemo, hari naho nageze njya gushaka akazi k'ikiyede, biba bibi cyane. Arangije arandeba, mugabo nagomeje kubaha Imana muri ibyo byose, kuko byari ishuri ry'Imana, Imana inyambika imbaraga. Arangije arambwira ati konzi ko nagukunze, uri umukobwa usa neza, nkama mbona nazi ukuntu umeze, ati byagukundira kwisubirira iwanyu. Ndababwira nake twe dutuye mu Kiyovu Kagugu, ni hano mafite abantu benshi tuziranye, nagenda nkabasuhuza nkaza gusubira mu rugo. Arambwira ati ntacyo ugenda ubasuhuze, ni numva binjemo ko ngutwara mu rugo ndaguhamagara. Abonye nteye intambwe nsubiye inyuma, umutima wanjye warimo agahinda kenshi, arampamagara ngo ngaho ngwino nkujyane nkwereke aho nakodesheje. Shuri ryarakomeje, nza kubyara undi mwana ntwaye inda. Ndashima Imana yaranyiyeretse ku mwana wa kabiri. Umwana wa kabiri namubyaye nta mituweli mfite, mubyara mu bitaro bya Kacyiru. Imana yaranyigaragarije rero, Imana yanyigishije ukuntu umubyeyi ashobora gutwara inda akayibyara nta mwenda w'umwana, nta kintu na kimwe afite, ariko Imana ikabana nawe. Amen. Imana yabanye nanjye, ikoresha umuganga. Nagezeyo mpita mbyara, bambaza mituweli irabura, barambwira ati wowe ugomba kuguma aha. Barimo bafagitira hafi 100,000. Nabyaye neza, ikoresha umuganga. Ndamushimiye, ahari musabiye umugisha. Ni umuganga ukorera centre de santé, yakira abantu mbere yuko binjira mu bitaro bikuru. Ni nawe ukingira iminja. Arangije abona ku ifishi y'umwana handitseho Nyirashuti Sandrine, nari naraye mbyaye. Agira amatsiko yo kuza kundeba, kuko nawe afite umwana witwa Nyirashuti Sandrine. Reka ntago Imana yabura hinyura ngo itabara abantu bayo. Ipfa kuba yaravuganye nawe ngo nzabana nawe. Niko bimeze. Yarakubwiye ngo sinzagukoza isoni. Jowe ntago ikoze isoni. Imana rero yaramukoresheje, araza aranyishimira, arambaza ati Sandrine wariye? Amubwira urabona nibwo bugicya, nta bantu barangeraho. Ashakira icyo kurya, tuguma kuganira. Arambwira ati ko mbona igihe wabyariye wakabaye watashye ukaza gukingiza utari mu bitaro. Arambwira ati ndamusubiza nti rero ntabwo mfite mituweli, ngende mu bantu badafite ubushobozi bwo kwishyura. Mugabo mituweli nari narayishyuriwe n'umudugudu mu bantu bafashaga, itinda kugitangira gukora. Hari ukuntu umutera nkunga aza agafata abantu ariko agatinda kuyohereza. Ndashima Imana icyo gihe
yarambwiye maze kuba ku mugoroba ati se Sandrine ufite imodoka igucyura nti ndayifite ntayo nari mfite kuko numvaga byonyine mbonye uko mva mu bitaro n'abana bawe nuko ngo umugabo wanjye yari yicaye ku idirishya impande y'igitanda cyahundi akajya guma areba ngo nze kureba ya mana yawe mugabo nabanye n'Imana pe nabanye n'Imana ntwite nkajya senga ikama makuru nkakora umurimo wayo ntacyo nitayeho ntitaye ku bukene ya mana yaraserutse rikoresha uwo mu mama mbabwiye umuganga aragenda aramvuganira sinzi uko byagenze yishyura make baragabanya arambwira ati Sandrine ngaho fata ibintu byawe ugenda aho basezera baguha igipapuro gisohora umubyeyi narangije kubikora muri mashini barangije kubishyiraho numvise nuzuye umwuka wera muri njyewe numvise nuzuye imbaraga z'Imana ye baba we kandi narindi kumwe n'abandi bantu nabo bafite ikibazo nk'icyanjye ariko ninjye Imana itoranije kugira ngo ntahe nabajije umutware ni rero nizere ko ugiye kunyishyurira imodoka ati cyane ndayikwishyurira tukagenda twarenga nk'ibirometero bingahe tugende turategera imbere ariko nta mafaranga yari afite nimba yari anayafite simbizi ryari ishuri ryanjye nagiye nzi n'amaguru mva Kacyiru mu Kiyovu Kagugaba hazi harimo akagendo kari kanini ndahagira n'umwana n'uruhinja bwari bwije turasosa turaryama Imana yarambwiye ko izangaburira mu gitondo cyaho nibwo yakoresheje umuntu araza azana ibyo kurya bitetse aranza arangemurira mu rugo nk'ugemura kwa muganga undi nawe azana ifu y'igikoma Imana iranyiyereka rero ndumva nabonye imirimo y'Imana ubuhamya ni burebure ni byinshi ndakiga ariko mu by'ukuri nta muntu wasenze ujya ukorwa n'isoni hanze hari umuntu uri kuvuga ati ariko se koko Imana iravuga njyewe nahamagawe bigoranye kuko nkiri umwana nkiri ku Gikongoro nasengeraga muri ADP nasengeraga mu bagaturika ADP nayigiyemo ngeze i Kigali ko naje i Kigali nje gukora akazi ko mu rugo ndumwana mutoya hari ahubwo reka ngusubize inyuma ho gatoya gushyingirwa ufite imyaka 17 leta kwitagikingira abantu batuje imyaka y'ubukure byagenze ute warishingiye icyo gihe ntago navuga ngo narashingiwe twabyumvikanyeho mwabyumvikanye ngiye nafashe igihe cyo gusengera umugabo kubera ubuzima nari ndimo bura no mu kazi ko mu rugo ntibyoroshye ngiye nkajya njya gusenga nkagenda kuri ADPR nkapfukama naterana gari gasave buri abantu bafite ibyifuzo bitandukanye yego abwiye makomana nanjye bazanyihira umugabo mu mujyi wa Kigali ko mbona i Kigali badahiga babayeho neza ko mbona bimeze ubuzima bwaho Imana ko mbona ndushye akazi ko mu rugo wanzanyihira umugabo mu mujyi wa Kigali uri Imana iguha icyo wasabye ntabwo nigeze ndema ngo mvuge ngo Mana ese wampaye kwiga ese wampaye ubukwe ntabwo ibyo nabisabaga nasabye umugabo tu Mana rero yanyumvise vuba iramumpa turabana niko gutangira ubuzima niko gutangira urugendo rutari rworoshye nanone rero muri ibyo byo kugutana abana byaje kurangira ubu muracyari kumwe cyangwa byagenze umuntu wenda yakwibaza ibyo ngibyo uri kureba kino kiganiro muri we ashaka ko tubana undi mwanya akongera agasa nk'ufite ibintu akurikiye ntabwo arakizwa ni ukuvuga ngo njye nagiye mubabarira akagaruka mu rugo yantaga mu nzu byagezaho Imana igenda ica inzira ndanashimira abantu bamwe na bamwe batandukanye bagenda banshyigikira abari muri Amerika abari muri Canada bari mu bihugu bitandukanye ndabasuhuje Imana ibaha umugisha ari igihe Imana igenda ica inzira noneho simbe nabasha gufata abana ngo nsubire ku Gikongoro ahubwo nkaba nabasha gufata inzu nkayishyura yego ni ukuvuga ngo n'ubu ntabwo muri kumwe ntabwo turi kumwe ubwo se ugereranyije wenda nk'inshuro yagutaye umuntu ashobora kubyibaza turi mu buhamya ni nka zingahe yagutaye umubabarira maze kumubabarira inshuro enye aguta inshuro enye yongera agaruka asaba imbabazi umubabarira ko ufite imbabazi nyinshi ndamubabarira kuko ngeyo nsenga ntabwo nsaba Imana gushaka kabiri nifuza ko cyane ko ataramenya Imana yamuhindura kugeza ubu uretse kugenda anyura mu bintu bitandukanye nawe ntekereza ko nawe ari mu ishuri ry'Imana kugeza ubu nta wundi mwana ndumva yabyaye hanze
mugabo namubwiye ko icyo munsi nacyumvise ntazamubabarira. Iye ubu ariko wagarutse wamubabarira n'ubundi zikaba inshuro 5. Ubu hari ijambo yambwiye ubwo aheruka kugenda rikomeretsa umutima wanjye. Yarambwiye ngo nubwo uri umukozi w'Imana wibuka kuri indaya yanjye. Wibuka ko nta sezerano mfitanye nawe. Nanjye nsubira inyuma mwibutsa ibyo twanyuzemo nuko namwihangana n'ubuzima twabayemo. Ndamubwira ngo ndumva nshaka kurekura icyaha noneho nkazaba umugore wawe simba indaya yawe. Twabanye nta myaka yo gusezerana mfite ariko ubu ndayifite. Aje rero avuga ko yemera gusezerana. Wamubabarira. Namubabara ko ni papa w'abana banjye. Niko bimeze. Ngo hari naho wamushyira umwana mu muhanda ngo araguta muriruka. Byari bikomeye. No kuvuga ngo hari ubuhamya utatanze wagiye inyuma ya kamera kandi bukomeye. No kuvuga ngo hari ahantu ari naho naje gufata umwanzuro wo kwegera Imana cyane. Yego. Yarampamagaye bari baransohoye mu nzu. Mugabo Imana iza gukoresha nyiri iyo nzu aravuga ati rero reka nkushyire mu gikoni. Ancumbikira mu gikoni imvura yaragwa kugira ngo iri kugwa mu nzu. Twararaga duhagaze n'umwana tukarara tunyagirwa. Biri iyo mbyibutse numva gahinda kanyishe. Mugabo ndakomeza ababyeyi bari kunyura mu ntambara zitandukanye. Imana iratabara. Ubu mba mu nzu itava. Ubu ntago ndi kunyagirwa. Mugabo nubwo ari ikode Uwiteka acinzira ikishyurwa. Icyo gihe yari yaragutaye nyine n'umwana. Arampamagara. Ti madamu umeze ute? Umwana ameze neza. Nituraho. Ati wanzanira umwana nkaba naguha n'amafaranga yo gufasha umwana. Noneho umwana ndamumushyira ndamubwira nta kibazo turahura duhurira ahantu. Arangije mu gihe afashe umwana tangiye kumbwira ko agiye kumusubiza akagenda. Toke nta kibazo duhe amafaranga. Afata inoti ya 500 ayiha umwana amubwira ngo maze mama agenda guhahire mu mafaranga 500. Muri uwo mwanya Joe numvise amajwi abiri. Imana ni nziza. Numvise amajwi abiri. Ijwi imwe ryambwiye ati ko ntacyo ufite cyo guha uyu mwana. Wamumusigiye ukiruka ukigendera ukajya kwirwana wenyine muri iriya nziva. Ti kubona umugabo ameze neza. Irindi rambwira ati mwana wanjye komera. Nzabana nawe. Mugabo irimuhumuriza biragoye kugira ngo umuntu yumve ijwi rimuhumuriza mu buzima bubi mwaka byarana. Numviye irishuka. Namucunze igihe ari gusomagura umwana yaramukumbuye kuko none agakaba 500 nta cyari bumfashe mu bibazo mfite. Narirutse. Niruka nzamuka. Ahindukiye asanze umwana nagiye mumusigiye nawe amutereka hasi yiruka manuka. Amutereka mu muhanda. Amutereka mu muhanda. Yarafite imyaka ingahe? Umwana yaragize umwaka n'amezi 3 ntago nzabyibagira. Yesu we. Umwana ararira hazamuka inkera gutabara ngiye nkajya ncungira hafi ngo ndeka agaruka mbona yarenze. Nkera gutabara igeze mutereye. Yarirutse. Ntiyakwirutse. Ntiyanareba inyuma yirutse ahunga nawe. Ese narigiraga ngo yakwirutse. Wapi? Umwanya uzi buryo ndacu bumoso umwana mumurekera mu muhanda. Tumurekera mu muhanda tu. Akububyeyi karazura hinduki. Rero naje kugira impuhwe birave niyo mbyibutse umutima wanjye urakomereka. Naje kugira impuhwe ndagaruka bano bantu bacunga umutekano nyaragutabara. Akora mu mufukamireza inoti igihumbi arambwira ati mama genda wirerera umwana nta mugabo urera. Simbizi gusa niba ari bose ngabumwe agatikisha bose ariko ngiye icyo gihe nabonye ko nta muha mugiriye. Nubwo nuko haje kubaho kuba naramenye Imana akaba hagakiza. Banaramufata imyanzuro icyo gihe. Ubu rero dufitanye abana 3 niko natangiye mbabwira. Ku mwana wa 3 byo n'ubuhamya. Mwana wa 3 namwise Shema. Narwaye ibere abaganga bakajya bambwira ko ari kanseri ariko Imana ikambwira ko inkijije. Nari mfite umwana w'amezi 9. Amaze kumenya ko yanteye yindi nda naryabere nyirirwaye na wa mwana wo nkibere rimwe w'amezi 9. Navuye gusenga nsanga yapakiye yagiye. Mbona ijuru ringuyeho.
mbona nsigaye mu mwijima. Sinzi umwanditsi umwe wa Bibiliya yanditse avuga ngo Uwiteka aranshutse nanjye nemera gushukika, ariko Imana ntishukana. Nanjye natangiye kwivovotera Imana. Umumama umwe azaraza nsanga mu nzu, ndatobora ndamubwira, burya hari igihe uhisha ibintu ariko burya uhisha abatarabona. Baravuga ngo none nguvuga nta abatarabona, ariko nanone nubihisha abatarabona. Ubu buhamya maze igihe mbusengera niranze kubutanga. Nabwiraga Imana ngo mbabara basi nzabutanga umugabo wanjye yarahindutse. Ariko birashoboka ko kubutanga wenda aribwo bizatuma ahinduka. Kuko nawe mbimubwira umunsi ku wundi. Ambwira ati ntacyo nkubangamiraho ku murimo w'Imana, uri umukozi w'Imana nta nicyo ngushinza. Anyita pasiteri, agateranya mu baturanyi duturanye, ati uyu mugore nuko asenga mba naramwishe. Timba naramwishe. Akuzize ikizi. Ntacyo avuga, nta n'igihari, nta n'icyo abona. Dufite Imana rero igirengera. Wenda avuga ko mu bihe nanyuze mu ishuri ryo gukubitwa, navaga gusenga nkakubitwa. Ntekereza ko abavuga mu icyo gihe yankubitaga ko wenda ari nko gukubita mu cyico bagatora umuramba, ariko ndashima Imana ko ngihumeka. Shema rero naje kumutwita, stress ziba nyinshi, ubuzima biranga. Nyuma nza gutangira, hari ukuntu inda yikoroga. Njya kwa muganga barambwira ati ibigaragara cyo iyi nda yavuyemo. Bakabona ko yavuyemo kandi umwana arimo. N'umwana w'ubuhamya. Nkiyoza mu nda kandi ndirimo. Umuti ikinini cya mbere nkinyweye numva igize. Mpita mparika, nari ndi kwakira ibyifuzo ndi gusengera abantu. Ndaparika ibinini ndabiparika. Ndangije mbanza gutuzaho gatoya, n'inzara iseri iramfata mba nikubise hasi. Imana ikoresha umuntu azana umuceri n'ibishyimbo bitetse mu gisorori. Amen. Imana igitekera abantu bayo. Haleluya. Ndabirya, maze kubirya nkomeza umurimo, nakiraga abantu kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Ndabireka, nyuma nibwo naje kumenya ko inda yakomeje, ntangira kuyumva ikina, ntangira kumva umwana mu nda. Mbaho njyenyine muri ubwo buzima. Imana igakoresha abantu, inzu ukabona irishyuwe. Ndashima Imana. Imana ikorera mu bantu. Niko bimeze. Jo buhamya ni burebure. Reka tubuparikira aha ngaha. Je mfite ijambo ry'Imana. Nta kibazo. Mfite ijambo nahawe. Cyane ko kandi uyu mwanditsi nawe afite ibyo yanyuzemo. Ni ijambo ry'Imana riri muri 16, unsomera umurongo wa mbere wonyine, usimbuke uhita usomera 17, turaza kugarukira ku 13. Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Imana ishimwe. Uyu murongo wa mbere uranyubaka. Ntabwo Dawidi yabaye umunyeshuri mwiza aho yarani, nayo mpamvu yatekerejweho. Nkuru za Dawidi turazizi twese, ariko Dawidi yabaye umunyeshuri mwiza. Ibyo yagiye anyuramo yitwara neza. Ariko noneho ngo igihe kiragera biba ngombwa kwaza kuba umwami, biba ngombwa kaza kwimikwa. Simbuka unsomere 7. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso ye cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba mu mutima. Imana ishimwe. Imana ibanza kumuha icyitonderwa. Iramubwira ati ntuze kureba ubwiza, ntuze kureba nk'umuntu. Imana ishimwe. Dushimye Imana twigarutseho igiye kudutoranya, ikareba aho duturuka, cyangwa ikareba uko dusa, cyangwa ikareba amashuri, cyangwa ikareba uburanga. Njyewe Sandrine ntabwo naba nica aha ngaha. Shimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Itoranya, iritegereza, ikareba umutima, ikabona nimba nigutereka mu kibazo runaka utazirwanirira. Kuko n'abantu baba baduteza iminsi, Satani nawe baduteza iminsi, kandi nawe akorera mu bantu. Aba bagabo uko ari babiri bakorera mu bantu. Imana ikorera mu bantu na Satani agakorera mu bantu. Iyo ugize intege nke rero arakugusha tu. Ndashima Imana rero. Komeza usome kuri iryo jambo, ndashaka ko tugeza kuri 13.
nkomeze kuri 7 13 komeza ugeze 13. Yesayi ahera ko ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli aravuga ati uyu nawe siwe Uwiteka yatoranije. Ngo atuyu nawe siwe Uwiteka yatoranije. Yesaya ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe siwe Uwiteka yatoranije. Ngo ariyongeza azana na Shama nawe Imana iramugaye. Nuko Yesaya amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesaya ati abasiba Uwiteka yatoranije. Dore ngaha urugamba rwari ruri rero. Ikintu cyatumye Imana ibanza guha kondisiyo cyangwa se ibanza gucura uwo yari itumye Samweli ikamubwira ngo uzuza ihembe ryawe amavuta. Mana idutabare iyo ngeze aha ngaha ndifata. Abana abakozi b'Imana irabatuma pe. Ariko dukwiye gusaba amavuta. Kuko haraho umuntu agera agaciro k'amavuta kakagaragara. Samweli Imana yabanje kumubwira akagomba kuzuza agomba kubanza kuzuza ihembe ryiwe. Hahandi yumva ko nta rwitwazo mu murimo, nta kimuca intege. Arakomeza aragenda. Ariko ngo ageze kwa Yesaya atangira kuzana abo yafataga nk'ikisi, abo yafataga nk'abo buranga, abo yafataga nk'abagaragara neza. Imana idutabare. Ariko ngo Imana ikora ku maso ya Samweli aramubwira ati abangaba sibo Uwiteka yatoranije. Cyari ikizami gikomeye, ahangaha byasabaga iyerekwa abanza bazimana neza nimba hari uwundi, kuko Yesaya we nta nubwo yarakibuka ko Dawidi ahari. Wari uzi ko hari igihe mu muryango baguca niba nakwibuka? Neza cyane, waribagiranye. Turashima Imana itajye twibagira. Haleluya. Amen. Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Imana ishimwe. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kuryama, tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta niwe uwo. Garukiraho. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Reka tugarire kuri amagambo minota mikeya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Ngo aramubwira ngo hasigaye umuhererezi ariko ari mu ishyamba. Ubundi ariko ni ijambo riza risenya ya mbere yose. Burya umuntu nakubwira ngo waje umusaba serivisi akakubwira ngo iyi serivisi ushaka ntayihari, ariko akivuga ariko uzahita wigirira icyizere. Ariko ni ijambo risenya yanyuma. Arahari ariko ari mu ntama. Ni nkaho ashatse kuvuga ati uwo nguwo nta nubwo akibarwa. Turashima Imana igirinda umugambi wayo ikawusohoza ku muntu yiremeye. Imana ishimwe cyane. Ngo arangije aramubwira ati ni mu mutumiraze nabwo turi bujye kurya. Wibuke ko hejuru ngo mbere yuko Samweli ahaguruka avirama yabanje Uwiteka yamuhaye inyana y'imfizi, yamuhaye inyana y'ishashi ngo baze kuyijyana ku gitambo. Bari batetse rero, kumbi batetse na Dawidi araza kurya ntibabizi. Ndakomeza abantu bashonje, Imana irabatekeye. Haleluya. Dawidi aho yarazi ko ari bukomeza agahondagurwa, ariko Imana yaramutekerejeho. Arangije ngo nimumuzane ntabwo turi bujye kurya ataraza. Ngo ndetse ngo yari umusore mwiza ngo w'inzobe w'uburanga. Bibiliya ivuga ngo ni uw'uburanga kandi w'igikundiro. Imana se wagize ngo nubwo waba uri mwiza yagutinya? Ariko cya gikundiro cye nticyamubujije kujya kuba mu ishyamba, ariko ari umugambi w'Imana. Ndashima Imana. Ngo arangije akihagera, ubundi Samweli we yajyaga afata ihembe ry'amavuta yajya kuricurika ngo asuke kuri Shama ngo amavuta akifata. Haleluya. Niba Uwiteka yarateguye ko uzicara muri business runaka uzayicaramo, ngo yagira ngo asuke kandi amavuta yari yoroshye, ngo yagira ngo amusuke amavuta akibana ngo agahinduka rukotoro. Haleluya. Amen. Ariko ngo Dawidi akihagera ijwi ry'Uwiteka riramanuka ribwira Samweli riti niwe wuwo. Haleluya. Ngo niwe wuwo, niwe Uwiteka yishimira.
topaya sire mohora control. Imana itugirire neza, nkwifurije kwishimirwa n'Imana. Abantu badukurikiye, Imana yikwishimiye ngo imikorere y'umwana w'umuntu inejeje Imana ngigituma yuzura n'abanzi be. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo arangije ahagurukana ihembe ry'amavuta ngo ayamusukaho, ngo arangije kuyamusukaho ngo yisubirira irama, ngo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi kenshi. Reka umwuka w'Uwiteka kuzeho mu kibazo ufite, mu bigeragezo ufite, umwuka w'Uwiteka kuzeho. Imana nimara kukwambika imbaraga urisobanukirwa, uraza gukiranuka mu kibazo ufite, uraza gukiranuka mu kigeragezo uri guhura nacyo. Nasanze icyambere ari ukubaha Imana. Yobu we yaravuze 28:28 n'ubundi ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi dore kuva mu byaha niko kujijuka. Imana itugire neza. Mbifurije kubaha Uwiteka, kuko nubaha Uwiteka ako kazi wabuze uraza kukabona. Niwubaha Uwiteka urugo rwawe ruraza kubakika. Imana iraza guca inzira, Imana iraza kukubakira. Ngende mu ishuri, ariko nubwo ndimo ndiga ndashima Imana ko iyo uri mu ishuri ry'Imana iraguhisha. Ntabwo waba uri mu ishuri rya Satani ngo ubone amahoro cyangwa ugubwe neza, ntibibaho. Satani iyo agushyize mu ishuri arapfundura agahamagara abantu bose ngo nimuze murebe ari ku ikarayi. Ariko iyo uri ku ikarayi y'Uwiteka, turashima Imana ku ikarayi y'Uwiteka, Imana iraguhisha, wasohoka bakakubwira ngo urasa neza. Ndashima Imana. Ejo bundi ijwi ry'Imana ryaransanze, Imana irambwira ngo haguruka ngo utume. Hari ahantu ubwoko bw'Imana bwemo busengera, mageze Imana irambwira ngo aho ngaho hari umwana ukeneye minervari. Ntayo ufite, ariko ufite impano yo kuba wamuvugira. Bene data, Imana nigukoresha ikintu ukabona kirakunze, uzamenye ko ugifitiye Imana. Ntangira kubwira Imana, ese Uwiteka abange kubona bicaye biragenda biti ibintu ndabivuga gute? Imana irambwira ngo haguruka umwitangishirize, kandi nubikora abawe baziga. Narahagurutse, ntago byari byoroshye. Ndangije mpamagaza uwo mwana w'umukobwa, araboneka, bamwitangira minervari, barateranya barayimuha. Subiye mu rugo, ikimenyetso nasabye Imana, nabwiye ngo Mana, niba koko ari wavuganye nanjye, dore abana banjye nta bwishyu bafite, dore nta bushobozi bafite, uncira inzira. Nararyamye, abanyeshuri bamaze iminsi batangiye, ijwi riransanga, Imana inyereka ikigo ngomba gutwaraho abana banjye. Sanga ni ikigo gihenze, nsanga ni ibintu ntashobora. Mugabo mbambika imyenda isanzwe, ndabashora ndabajyana. Nkigerayo, mwana wanjye atangira kubona abana duturanye bigayo, atangira kuganira nabo, atangira kubishimira. Narifite agahinda mu mutima, vuga se Mana, ndavuga iki, ndabigenza nte? Bampa igipapuro ngomba kureberaho ibisabwa byose. Sanga birahenze pe, sanga birahenze, n'ubushobozi bwayo iniforome bwayo ntabwo mfite. Barambwira ati wowe genda wishyure iniforome z'abana, hanyuma ubashyire mu ishuri, minervari uzayizana gake gake. Abandi bari kwishyura yose. Nacyo natashye mbwira Imana ngo iki ni igitangaza. Ibipapuro ndabijyana, mfata iminsi 2 mbipfukamo ndasenga. Maze gusenga, Imana ikoresha umuntu anyishyurira iniforome z'abana. Ndashima Imana, nshimira abantu banshyigikira, nshimira abantu bakomeje kumba hafi, abantu bumvira umwuka w'Imana. Imana ibaha umugisha, mwumve ko mama Rafiki abashimiye, kandi uwo mufasha ntabwo ari ingayi. Ego ni Imana ibakoresha, ariko namwe muzagororerwa muri kubiba, mu gihe mutazi muzagororerwa. Ndashimira Imana rero, abana banjye bari ku ishuri. Nahagaze mu kwizera, nandika igihe ntazi ngo minervari nzatangira kuyishyura, ariko mfite Imana ishoboye byose. Niyo mpamvu nizeye nkabashyira mu ishuri. Imana ibaha umugisha rero. Ndabashimiye abantu mukomeje gukurikirana iyobokamana. Imana ibaha umugisha. Ndahamya neza ko muzagenda mukuramo ibintu byubaka imitima yanyu. Ababyeyi murimo murarira mu ngo, mukomere cyane, Imana iri kumwe namwe. Buri muntu imwigisha ukwe. Ushobora kuba ufite ishuri ryo kutabyara, uzabyara numara kurivamo. Ushobora kuba ufite ishuri ry'inzara, Imana nikwibuka uzarya. Ushobora kuba ufite ishuri ryo kwambara ubusa, Imana yigishije mu mwenda umwe, ariko uyu munsi Imana igenda inyambika mu nzira zitandukanye. Rero Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagiriye neza. Tegereza Imana wihanganye. Hari uwiga ishuri kuko yabyaye abakobwa gusa, ariko nanjye wabyaye abahungu gusa, ntabwo byigeze binezeza
umutware wanjye yabigize urwitwazo mu byatumye ahaguruka mu rugo kuri ubu kuri iyi nshuro ntabwo natonganye nawe ntacyo twapfuye ngo nuko nabyaye abahungu gusa ariko Imana nitanga. Rero hari uri gushaka umuhungu yaramubuze, hari uri gushaka umukobwa yaramubuze, ariko komera mu ijuru hari Imana itanga urubyaro. Komera mu ijuru hari Imana ihindura amateka. Buri wese mu ishuri arimo aryige neza, buri wese mu byo ari kugenda anyuramo akomere. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Nzi neza ko ababiba barira bazasarura bishimye. Imana igenda yigaragaza, Imana igenda yigaragaza mu nzira zitandukanye, mu buzima butandukanye. Tugenda tubona imbaraga z'Imana, Imana ikorera mu bantu. Ngewe rimwe inzara yigeze ndambwira Imana ngo niba uri Imana koko ukaba wanyumvise uminusu y'umuceri yonyine. Imana yakoresheje umuntu utanasenga utakizwa, duhuriye ku muhanda arambwira ati pasiteri manuka ugende bagwereze inusu y'umuceri kuri botike ndaje nyishyure. Banyita pasiteri ariko ntago ndimikwa. Nicyo nzaba cyo kiri kuntegura, nicyo kiri kunshura, kandi nzi neza ko tugomba guhagara neza mu ishuri Imana dushyizemo tukavamo nta rubanza, nta mugayo tubonetseho. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye, mukomeze gukurikirana ibiganiro bya Yokamana TV. Reka twubahe Imana dusenge. Imana yacu yumva gusenga, Imana yacu irahambaye, Imana yacu irakomeye. Mu bihe byo gusenga Imana iragaragara. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo mu bihe byo gusenga bintarura mu mpagarara nkigiraho data ari nkamuganyira ibyo nkenye byose. Ntago waganyira ibyo ukenye byose umwana w'umuntu, ariko iyo uganyira ibyo ukenye byose Imana irakumva. Reka dusenge. Ngiye gusenga n'abantu bari mu ishuri bumva batazi ibyo barimo baranyuramo, bumva yuko iryo shuri byanze bikunze bakumva ko Imana yabanze. Ntabwo Imana yabanze, ntabwo Imana ikwanga, ahubwo nicyo uzaba cyo kirimo kiragutegura. Urimo uragenda ucurwa. Umuririmbyi wa 38 aravuga ngo uncure inkamba zimvemo. Reka rero Imana ikomeze kuturondora kandi duhagara neza. Mana data wa twese, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye neza n'urukundo rwawe, ngushimiye ko wabanye natwe mu kanya nkaka. Ururuka ubane na buri muntu wese uri kugenda anyura mu bihe bitandukanye. Ururuka ubane na buri wese uri guca mu bikakaye mwami wanjye. Ururuka ushyigikira ababyeyi, ururuka ushyigikira abana bato, ururuka ushyigikira abakobwa. Mana sengeye urubyiruko muri iyi minsi ntabwo byoroshye, ariko umanuka ubaha ubwenge, bahe gusaba neza, kuko nasanze icyo umuntu asabye ari cyo ahabwa. Mana ndakwinginze kugira ngo ubahe guhitamo neza mu izina rya Yesu. Gihe babuze amahitamo ujye ubahitiramo. Topaya sire mora controle meniase. Urakoze mwami wanjye ko hari abantu bagiye gukomezwa n'ubu buhamya bagakomezwa n'ijambo ryawe. Urakoze ko hari Samweli uhagurukije kugira ngo akure Dawidi wari umaze igihe mu ishyamba. Urakoze Uwiteka ko abari baraciwe mu miryango bakaba bagiye kubashaka. Urakoze ko bagiye kubagarukira. Ngaho bana na buri umwe wese aherereye mu izina rya Yesu. Amen. Yes, reka tugushimire cyane kuba ufashe uyu mwanya wawe ukaduha ubuhamya, ukatubwiriza ijambo ry'Imana. Imana iguhereza umugisha cyane, kandi nutagwisari ntabwo uzabura kubona umusaruro w'umurimo w'Imana wakoze, ndetse n'undi ukuri imbere. Turimo tugana ku musozo. Hari uwashaka kukuvugisha ku mpamvu zitandukanye, watanga nimero ya telefone maze tukaza tugana ku musozo w'irivuga butumwa. Murakoze. Nimero ya telefone ni 078 05 86 044. Nizo nimero zanjye. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane.